Imana irambira ngo nzagukorera uko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu. Urumva habura ukwezi n'iminsi. Agashya karimo nuwo tuzabukorana ntabwo nari munsi. Manure nta kibazo? Hanura. Amavuta. Mande bitari byo kunyomoza. Nanjye mwene nda. Reka nguhe ikaze wowe ukomeje gukurikira TBT Rwanda nk'ibisanzwe. Uri kumwe nanjye Claire ndetse na mugenzi wanjye Juliet Mutamba. Ntago rero turi twenyine nk'ibisanzwe, turi kumwe n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera yitwa Apotre Yongwe Joseph uguturuka muri Holeb Holy Church. Ikaze Apotre. Murakoze cyane. Tugwaye. Turabashimiye kuduha ikaze no kuba mwongeye kudutumirwa. Turasuhuza bari mu Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye muri diaspora. Abantu bose badukurikirana mu biganiro byiza tugira. Reka tubegwe Imana nibaha umugisha, imbaraga z'umwuka wera nizibane nabo mu izina rya Yesu. Amen. Amavuta. Rero turi kumwe na Apotre Yongwe Joseph yababwiye ko akorera umurimo w'Imana muri Holeb Holy Church. Juliet, umeze neza nawe? Umeze neza nta kibazo Claire. Uratuje ariko. Bisanzwe. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe dufite insanganyamatsiko turi buze nayo kuganiraho hamwe n'umukozi w'Imana, ariko Juliet ngira ngo abanze kubabwira insanganyamatsiko tukabona kuza tujya mu gace kacu ka Yesu. Yes, nkuko mu byumvishe rero turi kumwe n'umukozi w'Imana tuzajya tunabana kenshi gashoboka kwera unaribonye se cyangwa na byinshi aturusha tukaba twagira ibyo tumubaza akatwunguramo ubumenyi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cy'ubukwe, kuri gahunda y'ubukwe. Hari abantu bajya bahanurirwa mu rusengero cyangwa se nabo ubwe yakitora kubera ko ari umukristo, ari umurokore, akavuga ngo ngiye gupanga mariage. Ngiye gupanga mariage ariko nta n'igiceri cy'ijana mfite, nizeye Imana. Agakora mu kwizera, agapanga ubukwe budafite n'igiceri. Akavuga ati jewe nizeye Imana nzabikora. Rero nk'umupasteur cyangwa se nk'apotre ahura n'izo kesi kenshi, wenda nawe wabona byaramubayeho simbiza aza kudusangiza ubuhamya atubwira se birashoboka ko umuntu yakora ubukwe nta mafaranga afite yishingikirije ngo Imana yavuze, cyangwa se we agafata initiative kubera ko ari umurokore akizera kandi bukaba. Duva rero nsabanyamatsiko turi buganireho, ese wowe uri umukobwa wabyemera umusore nk'uwo nguwo? Yes, nibyo tubuze kuganiraho rero kuri uyu munsi wa none. Yego rero iyo niyo nsanganyamatsiko turi buze kuganiraho, ariko mu busanzwe tuba dufite agace kacu ka Yes or No aho tubaza umutumirwa wacu iyo twagize Imana tukaba tumufite. Uyu munsi reka Juliet wenda wabanza kuri Yes or No. Yego, uyu munsi rero Apotre nko maze kwimenyera muri TBT twaza ikibazo ukavuga ngo ni yego cyangwa se oya. Jewe rero Ngari muri aho ariko jewe ikibazo cyanjye uyu munsi kiragira ati Apotre ajya byuka mu gitondo akahita yigendera yibagiye gusenga. Kumurana kopera burya mubyeyi. Uzi cyo? Reka badasubize ntabwo bindeba. Hari hano no cyangwa yego. Wari wabyuka? Yego. Tandabeshwe muta. Ubu nta rimwe biragucika ukabyuka mu gitondo. Oya, ndabanza gasenga. Ko mutabyemese kandi ari Nese mubyeyi cyo mwe mwateguye namwe. Kirenda gusanya nari kumubaza niba agira ryama dasenze ariko sinkibimubajije. Ubu ntabwo yatubwira ngo yego reka mubaze ikindi. Wari wajya ahantu nk'umukozi w'Imana ukajya nk'ahantu utahaza ukayoba ariko ukavuga sha ntago nge nayoboza burya. Kwihagararaho ukanga baza ngo munyoborana. Okay. Bon, ako na gace kacu ka Yes or No twibutsa abantu ko Juliet turi muri season yo kugurisha imipira ya TBT. Ubaye ukeneye umupira wa TBT n'ubwo uyu munsi wenda tutaje tuyambaye, ariko imipira irahari ku bwinshi ku giciro cyiza kandi kinogeye buri wese, ibara ryose ushaka. Rero ushaka hari nimero zacu ziba ziri hasi, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukawukugeza mu buryo bworoshye. Tuyongera tukuyibutsa ko byaba byiza niba utarakora subscribe, gukora subscribe, gakora comment, share na like ku biganiro byacu.
yes rero twinjiye mu kiganiro by'umwihariko turahera kuri Apotre tumubaza izo case twavuze hari umusore uvuga uti jewe wena Nsengiyumva Jean Marie Vianney hari n'urugero ndabyutse mu gitondo nakundanye na Marie Claire Bazende ariko nta mafaranga mfite mu kwizera kwanjye kuko nize Imana kushobora byose so invitation nta n'igice izo kese zari zaba mu rusengero cyangwa se zari zakubaho niba hari aho ubizi ariko nanjye ndabanza mbabaze niba ari mu kiganiro ntari tubaze ibyo byose mushobora kuba mufite ubukwe mufite wenda nk'abasore babarambagiza bameze gutyo mwabemera cyangwa ntimwabemera subize nta n'igiceri nanjye nta avuga ko Imana yavuze wamwemera ari Imana yavuze koko ariko aho yavugiye ntabwo wari uhazi igomba nanjye nkuko reka nkubwire babarira igomba nanjye kuzi ikabinyibwirira ikabinyemeza subiza rero nanjye nasubije yego nawe subiza Imana yavuze ariko nje nkakubwira nti Imana yambwiye ko tugomba gukora ubukwe nta gicero ufite nanjye ntacyo twese nta n'ijana ntabwo wabyemera nanjye nsubize se cyangwa cyanjye murakije ukuri nta n'igiceri pastor at least Imana imvugiyemo yavugiye muri Yobu murinde nanjye yamvugiramo Yobu yamuvugiyemo yaramuhishuriye ni ukuvuga ko Yobu atigeze avugana n'Imana yahagarara akira subiza ko yabatavuganye n'Imana ugisha uko yasubiza Apotre Imana yageze isanga Yobu iramuganiriza cyangwa Satani yaganiriye n'Imana ahubwo yamenye ko agiye kugerageza Yobu na rimwe muri Bibiliya mu gitabo cya Yobu Imana yasanze Yobu ntabwo yigeze avugana ntabwo Imana yigeze ihishurira Yobu nawe nasubiza reka tureke ibintu by'imikino gusa murakoze reka tugaruke mu kiganiro cyacu ako si bya Yobu bigenze gute ntabikiraniye ko niba Yobu ataravuganye n'Imana mu bitubwiye Imana yigeze isanga Yobu iramuganiriza turaza gusoma Bibiliya turaza gusoma Tuhasome. Bibiliya ariko reka tugaruke mu kiganiro cyacu sawa mu kiganiro cyacu mwe muri inshuti muraza kwikiranura kuko n'ubundi musanzwe mwikiranura ntahari reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu murabaza muti umuntu ashobora guhaguruka mu gitondo akavuga ngo agiye gukora ubukwe nta kintu na kimwe afite akabibwira umukobwa bakundana hanyuma ubwo bukwe bukabaho nicyo mwambajije ubwo bukwe rero bubaho dusangize nyine ubuhamya bwa mbere mbasangiza nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya nawe wakoze uko nta n'igiceri jewe Imana yambwiye ko nzakora ubukwe ku itariki 17 z'ukwa mbere imbwira ko nzashingirwa 27 z'ukwa gatatu nabaga muri Shamburete natijwe n'umugabo witwa Jimmy wo mu Bigogo bita Arinyota nararaga ku gatanda ka bodaboda kajogajoga kano gatanda gato kajya kamatora kameka abanyeshuri nta n'inote y'ijana nari mfite naryagaho ngeze bihiye nari mfite ipataro ebyiri n'ishati nari sakini Imana irambira ngo nzagukorera uko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu urumva habura gukwezi n'iminsi agashya karimo nuwo tuzabukorana ntabwo nari imuzi uko ni ukuri ntabwo nari imbuzi nyuma y'ibyumweru bibiri Imana imaze kumbwira ibyo niho namenye fiyazi jya ahubwo agashya nanatangaje iwacu mu rusengero ko ngiye gukora ubukwe nta fiyazi abapasitoro bahita bampamagara banjyana muri biro bakoresha inama barambira ngo nihana amarari y'ubusambanyi nanga kubagisha impaka bandambika ibiganza ntimana imbabarira amarari y'ubusambanyi n'ubuhehesi ndataha hari kuwa gatatu kuwa kabiri njya kubwiriza hitwa ikiruhura ndongera ndabivuga nsanga byantanze mu gakinjiro kuwa kane kuri sejemu ndongera ndabivuga mu cyumweru cyakurikiyeho niho nagiye gusenga ahantu Imana irambwiraga umugore wanjye yitwa Mukakarisa Bibiane
ego n'amazina ntabwo ari umuzi ntabwo nari muzi twari tutarahura nari uretse dusubire inyuma Imana yakubwiye kuri 17 z'ukwezi kwa mbere ukora ubukwe ku itariki 27 z'ukwa gatatu ni ukuvuga ngo ni amezi abiri nayo ntago abiri ntago arimo okay reka tuvuge basi kumwe n'igice sawa mu kwezi kumwe n'igice wabonyemo fiance mutari musanzwe muziranye mu kwezi kumwe n'igice upanga mu bukwe wari usanzwe urara kuri bodaboda mu kwezi kumwe n'igice ibyo byose nibwo byabaye ngenda ndashaka detaye z'ukuntu byagenze neza apana kuvuga ngo none se ubundi ubukwe nabutinzaga nakoreraga umushahara nakoreraga leta kwizera ni ibisasi iyo mbitinza ni hahandi iyo mbikora vuba ni hahandi nitabaga inama buri munsi buri muntu wese yavuga ati buriya bizakunda ariko geneye navuganye n'Imana byagenze gute none uwo mukobwa mwawe mwarasengeraga ahantu hamwe wapi yasengeraga mu Gatsata nsengera i Nyarugenge Imana iguha amazina kanaka n'umugore wawe utamuzi none se ko nshobora kuryama yaranamuguhishuriye je ndi umuhanuzi nshobora kuryama Imana ikambyutsa mu gitondo ikambira ngo genda mu ruhengeri cyangwa kimihurura ugende mu ruguru nuri kanyereka n'urugo n'inzu inyereka ibyo yananirwa kumpa amazina y'umuntu yo kumwereka twabyemeye duha urugendo muri uko kwezi n'igice byagenze uko kwezi Imana ikimara kumbwira ibyo nagiye gusenga mvuye gusenga Imana irakonfirima irongera irabimbwira mpita njya kumureba iwabo yabikubwiye gute ni ijwi cyangwa yabinije mu bandi bantu ijwi ryarampamagaye mvuye muri niba ture mu gitondo ndyamye rimbwira ibyo hanyuma mfata igihe njya gusenga icyangugu nicaye ahantu mu mazi ndi gusengera mu butayu bw'amazi nabwo umuntu araza arambira asubiramo bya bindi Imana yambwiye ndyamye nijoro arambira ngo umugore wawe yitwa Mukakarisa Bibiani aririmba muri korali yitwa Ruwanje yo mu Gatsata nahise mva icyangugu nirukanka ngi wabo mu Gatsata nyoboza mpageze nsanga umwana w'umukobwa arantegereje nawe nukuvuga ngo Imana yampaye we yaramaze imyaka 7 aziko ndi umugabo wiwe kuko aho nabwirizaga hose Imana yari yamutegetse ko nzajya njya kubwiriza hana kaza kansengera ariko ntansuhuza yaranafite na groupe y'abantu bansengera jewe ntabizi yarabyihuriye ibyo nuko byagenze Imana yanamubwiye ko nkunda Fantasy Sprite icyo gihe nakundaga Fantasy Sprite yarambereye nk'ikigirwamana ntashobora kurara ntanywe Fantasy Sprite ngiye ko mbona koko anzaniye Fantasy Sprite ndabimubwira rero nta bintu byo guca hirya ndamwiyantigewe ubuhamya bwanjye yarabuze aho nabwirizaga nitwarira Imana Joseph ndashaka dukora ubukwe yarayazi natangaga ubuhamya ubumbutanze hano wakumirwa noneho ndamwiyanti Imana yambwiye ko ugomba kuba umugore wanjye arandeba araseka ahita agenda afungura urugi hanyuma urone urugi rugira kenge banyuzamwe urufunguzo yafunguye urugi yinjiramo imbere ahita apfukama imbere y'urugi nkajya murungurukira mu kenge wowe warurikize ngira ngo ndebe uko abigenda ahita ajya imbere y'urugi yapfukama mureba mu kenge fati ndashima Imana ko Imana ishoje icyo yambwiye nyuma y'imyaka aho rero uwo munsi rero hatangiye intambara kandi bukeye bwaho uwo munsi nibwo najyanye abantu bajya kumfatiriye kumvugira ijambo iwabo baratwirukana nuko bigenda iwabo baratwirukana najyanye na Pasiteri Sharire w'Igikondo baratwirukana njyana na Pasiteri Mudenge nakuye Nyanza baratwirukana impamvu batwirukanaga bareba gukonsa uko nambaye ubuhamya bwanjye natangaga bw'uburyo nabaye mu muhanda bw'ubukene ndimo bw'uburyo bwose bwabuhamya bwose bari babuze baranyirukana kumgiye rero dusenga Imana amasengesho y'iminsi 7 kandi ubwo urumva iminsi na fiance wanje twasenza amasengesho y'iminsi 7 dufite groupe muri groupe yitwa Urumuri yicaye hari groupe yari ifite amasengesho y'iminsi 7 yicara hari abifite ku mutima nanjye mbifite ku mutima dusangije amasengesho y'iminsi 7 Imana yohereza umuntu kwa data bukwe iramubwira ngo shingira harera Imana Joseph umwana we ntacyo azaba bazagira umugisha urugo ruzakomera ngukorera uko banyemeye reka tubyemere ko byagenze gutyo noneho tugeze kuri iwabo bamaze kubyemera namwe murabyemeye ko mugiye kurushinga ariko nta n'igiceri cy'ijana mufite njyewe Joseph ahubwo na mbere yuko nkora ubukwe
na mbere yuko nkora ubukwe nari ntaratunga ibihumbi 50 ngo nyafata inoti 10 za 5 aho wabwirizaga hose se bagufashaga kubwiriza narabwirizaga nkatega ngatahandi nkagenda n'amaguru nari umuvuga butumwa ukiri hasi ariko mfite impano z'Imana Imana ikora bitangaza biba nishingikiriza ku mbaraga z'Imana kugira ngo ubone kashi kugira ngo mbone kashi narwanye icyambere urumva narindi mu ntambara numvaga ubukwe buzaba no kugira ngo umuntu ambwire ko butazaba nari mfite kwizera kwatuma dushwana mu muhanda umuntu wese umbwira ko ubukwe buzagenda nabi ko butazaba nta nubwo nahuraga nawe mfite kwizera yuko buzaba hanyuma rero jewe igitangaza Imana yakinkoreye kuwa gatanu ubukwe ari ryari ubukwe ari kuwa gatandatu arewe mutarakodesheje inzu mutaraguze ibishingirano inzu nari naragiye kuyireba ya pastera muri w'Igikondo na amateka ndaguha n'amazina ndamubwira nti nzakwishyura inzu ndayibona kajya mama ati kubukwe bwegereje amafaranga ari integereza nari mfite telefone zo kwa data bukwe bati inkwani iri hehe nta nari mfite nari ntarakwa nyine nakwaga nari nyafite Hacyo kizere none data bukwe bakamamaga ati inkwani iri hehe n'amafaranga ari kuri beka arewe kuri Ecobank nabwiye kuri Ecobank wabesheze oya yarahari mu kwizera nararyamaga nka yarota kombe bikira wumva n'amafaranga ari kuri miliyoni 100 Ecobank niko nababwiraga mu gacinjira abandi bampamagara bati Imana yankoreye igitangaza haraye hashyizweho delegation igomba guhagarika ubukwe y'inama y'abapastiri bati umuntu urara kuri chamburete uko ufite akantu nakimwe ubukwe buzamukoza isoni kandi Joseph ni umuntu ufite impano z'Imana ivuga butumwa rye rirarangiye ya nama rero yakonfirmye guhagarika ubukwe bwanjye nibwo navuye muri niba ture mu gitondo ijwi wa mumarayika waje ahagarara imbere yanjye arambwira ngo uzakora ubukwe ku itariki aragaruka arambwira ngo jya Nyabugogo utega ugicyangugu uhagarare ku muhanda wa bita Igihundwe hari umuntu uri buhagusanga kabaza kuva Nyabugogo kugera Icyangugu na amasaha ngaho kuva ukagaruka na amasaha wagiye kwa kanga nagiye urumva nagiye ubwo hari kuwa kane hari kuwa kane niho nagiye none ngiye rero n'igitangaza cyambe nakiboneye Nyabugogo kuko kuva mu Bigogo aho nari ntuye kugera Nyabugogo nagiye n'amaguru tagisi yari 100 nta jana nari mfite ningeza Nyabugogo ngeze muri gare rero ufite ubwa kwa gatatu ngeze muri gare rero umuntu yinjira muri gare atwaye tagisi vati ati Joseph umukozi w'Imana ati reka nguhetike ugiye Icyangugu amereza tike sinari bimubwiye y'ibihumbi 5 simbizi nuko yambwiye nubu tuhuye sinamumenya ntega tagisi nishyura 3 ngeze na mu gasare ndanguramwe amazi ariko nagiye mfite ubwoba ntubu iyo ugiye gukora ibintu nk'ibyo by'ibitangaza ubu ufite n'ubwoba nibaza ngo nzava Icyangugu gute Apotre ugeze Icyangugu ngeze Icyangugu rero ndagenda mpagarara aho Imana yambwiye kuko wanyeretse ibyera nahanyeretse mu nzozi ndagenda ndahagarara hari mu imvura n'amazi isa n'iminota 45 mpagaze mbona haje umugabo twayihirigise avamo arampobera n'ubwuzu ati Joseph umukozi w'Imana nari naravuze ko nzakora ikintu gikomeye mu bukwe bwawe ati none Imana ishimwe ati njira mu modoka turinjira tujya kuri ya Ecobank navugaga nanjye naza aho bisaca amina parika imodoka kuri Ecobank yinjira muri bank bashiki banjye mbabwire n'abanyumva bose umugabo yazanya envelope 2 zuzuye ziriya za kake zuzuye amafaranga kuri abahambire na fimbo imwe ayishira munsi ya kusi y'imodoka indara yimbari no Apotre uwo mugabo yaba yarazi ko ufite ubukwe yarabizi ni Imana yaramutegetse kubikora ariko ntiyigeze ambwira wenda yari yanabyibagiwe simbizi je Imana irambira ngo genda utegereze hari sinari nzontegereje yagoye igipfunyika cy'ibifaranga igipfunyika yabarire hagati ya miliyoni 4 n'igice na miliyoni 6 ese warazibaza ko kanya wazanye dekata nafashe amafaranga nshira mu ipatara aruzura andi ntaburi harire y'ikote nshira mu iharire y'ikote ntega tagisi vatire ubu werekeje he mamagara rero umuntu umwe wamfashaga mu uko yambwiraga ati twarasenganye Joseph ntuzaseba kumvise
tugura akabati, tugura garderobe, tugura za saramanje, nishyura ibyo kuzarya, nohereza amafaranga kwa data buko y'impano, mbwira fiance wanjye nti ntugire ikibazo cy'amafaranga ntihongere gusenga nayabonye, agura amajambere. Kuwa gatanu saa 9 nari naguze amatiriningi y'umweru n'amasogisi y'umweru n'utwo imbere tw'umweru, mvuga ni kabisa kama mbaya umwana ndamutsindiye. Okay, hagati aho ngaho urumva urugendo rwawe utubwiye ku ruhande rwawe, noneho wa mufiance wawe nawe. Umufiance wanjye buriya rera umukobwa yakunze umuntu, haba yakunze umuntu. Nusoma Bibiliya ko hari umukobwa wakunze Yakobo, noneho base wabo bagaterana bakamubwira bati uriya mukobwa ni Yakobo, bamuhuhamya bwa Yakobo. Bati Yakobo yibye intama, yariganyije muri umunawe, yakoze ibi nibi ni umugabo uragirira ukorera umugore imyaka 14, wemeye kujyana n'uriya mugore ari base wabo bamubwira. Arangije arabwira ati ko byamera kose turajyana. Yari afite abantu benshi bavaga mu gakinjiraho nasengeraga, abandi basenganaga bakajya kuvuga ubuhamya bwa Yongwe, bati Yongwe ntagira ifaranga, ntagira hajya, ibintu biranze, uyu mwana wanyu muramujugunye muramuta. Ariko kuko yasengaga Imana akabwira ati nimuhumura ibintu bizagenda neza. Uburo yicaye mu migisha nyine mu misubizo kuko yizeye Imana. Biragaragara. Ariko rero hari ikintu kimwe Apotre twege ikibazo watubajije bwa mbere gitandukanye n'ubuhamya bwawe. Uti kubereye Imana yaragusanzira kwibwirira, isanga fiance iramwibwira. None twebwe urimo kutubwira ngo Yongwe naza kabwira ngo nabonye Imana igukorera ubukwe, genda utangize umushinga wo gukora arigishare kijana ufite ngo nzabyemera. Kuki utabyemera se? Reka nguhe ubundi buhamya bw'umuntu uzahamaga hana guha ubuhamya kandi azanaza, sibyo? Umuntu uzwi no kumuvuga ntacyo bitwaye. Jya mu Gatenga ubaza umuntu bita Godasi w'umuhanzi, dirigenti w'akorari iririmba neza cyane yitwa Ukuboko kw'iburyo. Yakundanye n'umuhungu bari muri korari hagati y'imyaka 5 n'6. Umunsi umwe baza gusura madamu wanjye. Godase ntiyagiraga ahantu yakura n'ibihumbi 20, n'umugabo we ntacyo yari afite. Nayo makuru sinari inyazi. Bagiye gutaha bati dusabira umugisha. Twari tumaze iminsi dukoze ubu. Nsenze mita ntangira kubahanurira. Ijwi rirambwira ngo ubukwe bwabo buzaba mu minsi 30. Mbabwira ni itariki n'umunsi. Umukobwa avuza induru, Godase yarakira umukobwa n'umugabo. Ijwi rihita rimbwira ngo kandi udufaranga ufite mu rugo bakoreshereze invitation. Mu gitondo mfata Godase n'umugabo we, mfata amafaranga 20 nari mfite yonyine, bakoresha invitation. Barambaje bati ni Imana ibivuze, ni Imana ibivuze. Nta muntu wakoze ubukwe bwiza buzaruta ubwa Godase n'umugabo. Ubwo bwarabaye urugo rwakomeye, bahawe n'umugisha ubu babayeho neza. None se Imana yavuze ariyo yabivuze, byaba kandi byaba neza. None se ubu ngubu okay, wenda turimo turagana no hagati y'ikiganiro cyacu. Ndibaza uyu munsi wa none kuri TBT Rwanda tuvuge ngo umuntu urubyiruko cyangwa se bitegura ko rubukwe, mu by'ukuri umusore naza akakubwira ati Imana yavuze ngo uruwanjye tuzakora ubukwe, ntegura umushinga w'ubukwe kandi nta n'igicere mfite, ubu tubwira abantu ngo bazabyemera. Ega haraho bihera, banzu urebe mbere na mbere ko ngo dutegura ubukwe habanje urukundo. None se wowe urukundo rwari rwabanje ko wumva Imana yakuzanye, yakuhaye fiance icyarimwe iguhereza n'itariki y'ubukwe. Harabo none hari n'usaka kubwira ati njewe none nabonye uri umugore wanjye tuzakora ubukwe mu kwezi gutaha. Jewe ntabwo nabwira urubyiruko runyumva ngo rukora ibyo. Jewe narubwira ngo banzu umenye neza ko ari Imana ivuze. Sibyo? Jewe Imana isanzwe ivugana nanjye nk'umuhanuzi. Mudamu wanjye ni umuhanuzi, Imana isanzwe ivugana nawe. Hari amakuru nari mfite afatika. Sibyo? Kandi ikindi yishingikirije ko ndi umukozi w'Imana. Nari nkenye ndi umukozi w'Imana, bigaragarira bose ko ndi umukozi w'Imana. Nuhura n'umuntu rero banza ikindi imisi twahuye yankunze kera muri ya myaka 7 nubwo Imana yamumishe iyo myaka yari asanzwe ankunda. Ntabwo roge nemera ko umuntu ashobora gukundana n'undi kugeza ubwo bazagwa mu byaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi, ngo habuza akabati, ngo habuza intebe, n'abantu nyobora mu rusengero ntibibaho.
umukobwa wese nyobora mu rusengero iyo afite umusore bakundana akaza akabimbwira mu matoro ya Horebu hori cace atangaza ubukwe mitamukorera ubukwe ashaka batagira ikintu turamushyigikira ubukwe yahenda kubona fiance pasiteri akaba hari urukundo rukaba ruhari mukabibwira umuryango iyo Imana igiye gukorera ubukwe ntabwo ari akabati ntabwo ari intebe ntabwo ari igitanda ntabwo ari matora ni urukundo abantu batangira nabi mu bukene bakabana ibintu bikazagenda neza imiryango ifa kuba yabyemeye bagiye mu mategeko je nabashingira. Apotre wenda icyo kintu uvuze ni byiza koko nimba mubikora muri Horebu Holy Church kuba mwakorera umuntu ubukwe ariko ubu tuvugana hari umuntu dukurikiye ushobora kuvuga ngo okay kanaka turakundana fine Imana izadukorera ubukwe wenda muri icyo gihe utegura ubukwe ari umukozi w'Imana ese we ntago waba warigeze wishingikirije kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana urusengero ruzankorera ubukwe hari n'abandi bashobora gukora ibyo bintu akavuga ndi umukozi w'Imana ntago urusengero rwankoze isoni akaba yategura ubukwe nta n'igiceri cy'ijana bikaba byagera kuri wa munsi w'ubukwe hari ingero nyinshi tuzi z'abantu bategura ubukwe bikagera ku munsi w'ubukwe yariteguye ngo amafaranga azaboneka yaba mu ntwererano yaba muki ese nkayo nk'umukozi w'Imana ntago waba warigeze uvuga nge ntago ubukwe bwanjye bwapfa kuko ahantu nsenga bazankorera ubukwe oya ntabwo nigeze mbona ngo ahantu nsenga bazankorera ubukwe kuko ntawe twari twavuganye kwizera kwari ukwanje no kwizera kwari ukwawe numva igihenze mu bukwe ntabwo ari ibintu gutumira Yesu kana yigarira ubukwe bwarabaye batanga fanta zirashira batanga imito birashira vino zirashira kugeza ubwo Mariya yabwiye abantu ati uno mwana wanjye twazanye ni Yesu yavugaga nabafashe watumiye Yesu mu bukwe bwawe buragenda niba ari nacyo cyabakerereje nk'abakobwa mwirirwa mubari imibare nimuze mu nyegere mbakorera ubukwe witinda twe twatangiye dushonje n'umugore wanjye turabana ubukwe buraba ubu turatuye dufite amafaranga dufite ubuzima twarabyaye ibintu byarahindutse hahenda kuba ukunda umuntu nawe agukunda kuba gukunda nawe gukunda biraba jewe nigeze gusezeranya ubukwe umuzamu w'iwanjye mu rusengero ngubanye bw'umuzamu w'iwanjye mu rusengero witwa Pierre ahubwo jewe ndabaha abantu muzatumire Pierre ndamubashakira Pierre nahagaze mu materaniro ndi guhanurira urusengero rwose kuko Imana y'ubuhanuzi mpagurutsa Pierre ndamubwira nti Pierre hari kuwa gatatu kuwa gatandatu uzakora ubukwe uzasezerana nta makuru n'amacyo rufite ntayo nari mfite Pierre yari yaraciye mu rukiko mu mategeko wumvise yari yaraciye mu mategeko yarasezeranye mu mategeko ariko aragenda arishingira byibera aho ngaho ntabwo je nari mbizi yari yarishingiye afite abana babiri je numva marayika mbwiye ndi guhanwa ni Pierre uzakora ubukwe kuwa gatandatu abakristo bose barahaguruka bavuza induru hari kuwa gatatu mitana nambwiye nahubwo genda sohoka amateraniro yihorere nshiraho umuzamu w'umusimbura w'urusengero genda wirukanke muri gahunda z'ubukwe bwawe baza Pierre akwereka amafoto yakoze ubukwe za kamera zihari imodoka yagenzemo byose abantu babikoze ubundi se mu bukwe uzagufasha ninde hari abantu Imana iba yarateguye ku buzima bwawe utazi amina nawe hari abantu Imana yateguye ku buzima bwawe utazi abo wita abantu sibo bantu ubu tujya hangaha twemeze ko kuba nta giceri kija rufite niki nta kazi n'uwo mukundana ntago ushaka gukora ubukwe tubyemeze se tuvuze ko umuntu atakora ubukwe nta nubwo twanavuga yuko noneho umuntu udafite akazi udafite amafaranga adashobora guhindurirwa amateka ariko oya hagati aho gende ndashaka kubaza pastor sibyo urabizi neza nta ngero z'abantu uzi baba ari mu rusengero ariko jewe ikintu nemera cyambere ari Imana yavuze ko ndabyemera ariko se ntago uzi neza ko hari ababesha noneho akaza we wenyine akabyuka mu gitondo akumva yakubwira ati ngiye nakurose ngiye nakubonye tugiye gukora ubukwe kandi ku mufuka ari zero akitwaza ibyo ntaba hari bibinyoma ega jewe cyese nahuye nazo muri ibyo barahari sibyo bashobora kubeshya ariko Imana yavuze nk'ubu reka nkubwire umuhungu utari n'umukristo w'iwanjye mu rusengero yaraje aramamaga turi hehe asanga mu mujyi arambwira ati je mfite ubukwe arabura iminsi 15 nta nkwano mfite ambwira amazina yanyerekana fiance
ariko wowe nk'umuntu w'umukozi w'Imana mbabarira tujyane kwa data bukwe ujye kunyingingira kwa data bukwe babwire ko zatanga inkwano je numva reka wumve inangi cyo je nta mafaranga nari mfite numva ishaka ry'uwo mwana riramanutse muri jewe ati dukundanye imyaka 6 ntidushaka kwishingira nitwaguye mu cyaha cy'ubusambanyi mubyeyi ati bukwe bwaba ariko ntibashobora kubwemera iwabo nta nkwano ndamubwira nti mu gatondo uze tugende tugi iwabo nkubitamwe agakote ndagenda ndisobanura nari ntaraba na potire nkigenda Pasteur Joseph aba bana barakundanye n'abakristo bazakira mfite amasezerano yuko mbabwira ntabwo nabeshe narabibona n'ibyo navuze atari byo narabeshe ndihana imbere y'abumva ikiganiro naba bana bafite amasezerano n'Imana izaraha umugisha inkwano yose mubaca inkwano bazayizana banyumvise nka pasteri bati ntacyo ni mugende mukora ubukwe inkwano turayemeye reka nguhe ubuhamya nyuma y'umwaka n'amezi 6 bari bafite inzu yabo bafite n'imodoka ya gikumi barisha inkwano kandi dusubira tujya gutanga inkwano y'ibihumbi 500 ibyo byarabaye 500 ya kera yariyo biraba rero ubukwe buraba ahubwo kugira ngo intambara ihari kugira ngo basaza ba Juliette na Kerere bemere uwo muntu kugira ngo iwanyu bamwemere nicyo kibazo bemere ideni mwemere n'uwo muntu mugiye kubana ufata icyemezo ngo bizagenda ariko nje namwemeye bamwemera batamwemera zero reka mbabwire bashiki bane je nashingiye ubukwe bwambabaje cyane umusore w'iwanjye mu rusengero yakundanye n'umwana w'umukobwa tugeze mu gihe bagiye gusaba iwabo baramwanga nabonye umubyeyi ahagarabwira umukobwa ati nurongorwa n'uriya muhungu uzagwe ku gihanda cy'inzira ntuzakandagira iwanjye ndakujya kugeza ubwo twasabiye munsi y'urugo iwabo umwana mama we yanga ko bamusabira umwana we mu rugo hanyuma umukristo baturanye afata risk aravuga ngo muzaze musabe tujya gusaba nabonye nsezeranye ubukwe umwana w'umukobwa wumvise nyina w'umukobwa aje mu bukwe nabasaza be babaha intebe banga kwicara nsezeranye ubukwe bahagaze hariya ndavuga ngo kama mbaya ndabashingira ikibyimbye kinene je mfata ibyemezo ndizera ndabashingira maze nshaka imirongo ya Bibiliya ifatika ivuga ko umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho mu minsi mike y'Imana itanga akazi Imana yubaka amazu basaza we barihana bakuru be barihana iwabo barihana ubu uyu mwana atunze umuryango reka wenda dusa nabagana ku musozo Apotre gira icyo tubwira kuba urumva hari umukozi w'Imana nanone ushobora kuza akakubwira wenda Juliette ufite ubukwe ariko atari ukuri haba abakozi b'Imana b'ibinyoma ese nidushingira kuvuga ko umukozi w'Imana ashaka kukubwira ko ushaka gukora ubukwe nta nijana ese uzabwirwa n'iki ko uyu mukozi w'Imana ari mu Imana koke ibyo avuze bimutura ari byo ega mu mwuka hatandukanye no mu mubiri ibi bintu turi kuvuga by'ubukwe nta kintu umuntu afite ni ibintu byo mu mwuka ntabwo ari ibyo mu mubiri ubu umuntu waza gutereta wowe ndakuzi nawe wihagararaho mwese mwihagararaho uwaza kubatereta bagira ngo mwabemera ese umuntu we watinyuka kuza gutereta Kerere na Juliette wagira ngo biroroshye uwo muntu nawe ari mu rwego rwanyu urukundo ni impumyi ntago rugendera ngo akabazo k'amatsiko umaze guteretwa n'abantu bangahe nanjye nkubaza none se ndasubiza none se hano hariho umubare hariho yes nano hariho mumaze ngo mumbariza ariko akira mumbariza mumbariza umaze kubenga bangahe oya reka nanjye nkubaze mwambashije byinshi iyo ugiye kwemera umugabo ushingira kubiki nese ubwo ndasubiza iki ibyo ushingira akakukiho iyo ngiye kwemera umugabo washingira ku umutima wanjye wamwishimiye nawe mbona ko yankunze yagukunze nta mafaranga afite nta kazi afite wamukunze nuwakubuza ntiwamwemera namwemera rwose okay tugaruke rero noneho tubwira abantu ko Kerere kujya utamubajije ariko ko cyane njye nubajije uyu Kerere urabona sinyo bizambaza nsubiza Apotre mbaza nsubize mbaza umaze gusuzugura abahungu bangahe kandi witwa umukristo baza kugutereta ukabarebesha ayo marinete yawe y'ibyo batunze
mwari bimaranye igihe kingana oyasubiza ntabwo nasuzugura umuntu abo wakatiye niba avuganaga ko basuzugura nyine ngo barebe umaze gukatira benshi cyangwa ni bake ntabwo mbibuka ngo ni benshi urumva ni benshi uburyo atabibuka hari umutipe umva rero abantu nkawe noneho ukatira abantu kuko ubonye uko basa nuko bameze oya ntabwo ibyo nabivuze urambajije ngo nakatiye bangaye wigeze wongera ko reka ngubuhamya rero reka mpaba twumva ubuhamya bw'abakobwa bateye gutyo iwacu hari umugabo ntavuze izina yari umugabo abyuka mu gitondo agahanagura inkweto yarangiza akambara ipataro n'umukandara yari yarize primaire imyaka 2 gusa yazi igifaransa kivuga ngo wiwi kamemu verema dayeri sirivupure nibyo yavugaga no komusa nico nta kindi yarazi ariko yahoraga yambaye akeye asa neza ajya gutereta umwana wa meya cyangwa se burugumesitiri umwana wa burugumesitiri aramusuzugura aranga arangije uwo mugabo yari boyi shoferi cyangwa abo bitaga ba kigingi sibyo yiba imodoka ya boss yiwe wishipe yitwa Pajero yiba ni costume ya Shebuja ajya gutereta umwana wa burugumesitiri asubirayo none atwaye imodoka wa mukobwa abonye Pajero abonye costume ya Shebuja yibye umukobwa ava hasi yakwitona kaga farasa wiwi kamemu arataha rero bageze mu ikaritsiye amwereka amazu ya leta atari amazu yacu nabiri bipango umukobwa ava hasi aramwereka ngo byose amujyana ahantu mu isoko amugurira inzoga umukobwa arasinda nijoro rero bazatabona imvura yaguye ahita amutwara mu nzu ye y'ibyatsi yari yarubatse aramurongo umukobwa abyutse mu gitondo abona ari mu nzu y'ibyatsi n'ibimene by'amategura avuze indi urugo ndapfuye hungu ati warongoye uko byamera kose yamumaranye amezi 3 burugumesitiri amushakisha baza gusanga yararongowe byatewe nuko yari umukobwa ushaka ibiboneka abakobwa nibemere ko bashobora kubana n'abantu boroheje Imana ikazabazamura naho rero nimubona ibirabagirana abantu batwaye imodoka bose si izabo abatuye mu mazu sayabo abambara imyenda mu mujyi ukodesha costume ushobora gukodesha costume mu mujyi ukajya gutereta umuntu n'inkweto birabasa ko mugira amaso abona kandi iyo umuntu agukunda nawe urabibona ako kantu ko nakemeye murakemeye ako ko rwose aho nanjye ndagushishije uri mu mavuta niba ubyemeye wowe intego yanjye ni ukubwiriza abari kunyumva ndi kubabwiriza kandi namwe ndi kubabwiriza mwihanye noneho nk'abakobwa muzwi murebwa n'abantu mu mahanga hose mwihanye noneho kujya mureba umuntu gutya ntabwo ariko n'ubundi ko ntabyo nigeze ntabwo mwabikora sinakihana icyo ntakoze yatubwiye ko hari abantu yakatiye benshi ako sinagenda kuri mutanampimbira Imana icyo cyaha ntacyo nigeze nkora nta nicyo ngiye kwihana reka turebere hamwe rero tugarutse ariko hari abantu babitegura bakabeshyera Imana nibyo nakubazaga umuntu agahaguruka ngo Imana yavuze itavuze ikimenyetso cy'uko Imana yavuze nuko bya bindi bizagenda neza ikimenyetso cy'uko itavuze bigenze nabi wayibeshiye ariko reka nkubaza ubundi ubukwe bugenda nabi gute sha ubukwe bugenda nabi gute fanta zabaye nkeya reka mbukwere ukuntu bugenda nabi ni cyagiye uba uvuye mu gusabwa muvuye muri dote mwambaye amakositime mukeye mwajya kwinjira muri sale mugasanga hariho agafunguzo mubanze mwishyure sale ni cyagiye muba ubukwe mubugejejemo hagati mushaka gutaha batangiye guhamagara imodoka imodoka bati ntago ndi buze kuko ntago mwanyishyuye ni cyagihe nyine ubona ko ibintu byose biri mu madeni reka none ngufashe ni na cyagihe ubukwe bugenda nabi cyagihe ubukwe wagerageje kwereka rubanda ko bwari bwiza ariko wataha ukaburara nshaka kubabaza ariko simbitindamo cyane ubu se nkame ko muri abakobwa muramutse mukoze ubukwe uramutse ukoze ubukwe wagendera mu yihe modoka yaboneka rwose none se ubu imodoka zaraje
hari tagisi vatiri nuye Kacyiru ngiye mu mujyi tagisi vatiri bitatu yakugezaho ahubwo igituma ubukwe butagenda neza nuko abantu biremereza munagavuga ati nzakorera ubukwe muri sare ingana nk'iyo naka yabukuriye nzagenda mu modoka ingana niyo naka yagenze buri muntu mu rwego rwe ako mu rwego rwe pastor ku buryo ajya akora ukagenda n'amaguru je numva ibyishimo by'umugeni nese ibyishimo by'umugeni ni sare yakoreyemo ubukwe cyangwa ibyishimo by'umugeni ni umugeni n'umukwe bicaranye kwicara nasimbyanze ariko mugiye kwicarana mwabiza ibyo yango mumajya n'amaguru urumva iwanyu papa mama cyangwa se nyoko bukwe na so bukwe babuze imodoka bagendamo baragenda n'amaguru kandi ahantu sahanu urugendo rw'amaguru ubwo koko tuvugishije ukuri reka mbiri byuya ngende n'amaguru ngende nihanagura ariko Juliet mugeze mu rugo mugere mu rugo turye gute wabuze amafaranga gutega niyo taxi uvuga basi muzabona nibibatunga dore uko mbyumva jewe rero ubukwe bugenda nabi iyo umukwe yabenze umugeni ako supportre reka nico gisobora kuko bwagenze nabi nese ubundi wabona ibihaza abantu mu bukwe ni wabibona pasteur ahari pasteur ahari sibyo akabasezeranya imbere y'Imana ubukwe buba bwagenze neza y'iryo sezerano ntabwo wabona ubundi tuza mu bukwe bwawe noneho tukarya inyama tukanywa tukabyina no tuzavuga ko bugenze nabi mwavuga ko bugenze nabi cyangwa nabi cyangwa neza niba ubukwe ari kukimbera pastor akagusezeranya abantu nabiki barazira iki ubundi mwagiye imbere n'ubundi mwagiye ku cyumweru bakabasezeranya mukitahira mwajya guhuruza imbaga mutaza buzicisha inzara mwajya guhuruza imbaga mutazabonaho mubicaza bazagera n'amaguru nukubera iki niba ntabyo twagiye imbere ya pasiteri akadusezeranya tukitahira izo ni inshingano z'abapastor jewe hari bwishi maze gusezeranya gutyo apotre ariko shobora gusezeranya ubukwe gutyo ku cyumweru amaterane yarangiye maze kubikora inshuro nyinshi cyagiye tumaze gutanga amatangazo umukwe n'umugeni bakinjira tukabasezeranya imbere y'itorero tugatangaza ko resebusiyo abatumiye bakirirwa mu rugo rw'umugisha icyese 3 za fanta na icyese 3 za fanta zicyura ubukwe bukagenda neza umukwe n'umugeni bakishima bakanezeranwa ahubwo umuntu wese ashaka gukora nk'ubwa Joseph nk'ubwa Kerere nk'ubwa Juliet ibyo byo ni ikibazo ndabizi kuba urunaka ngo yakoze ubukwe bameze gutya na gutya nawe gashaka kubwigana ni ikibazo ariko twe twakubajije babantu ba mu gitondo babyuka mu gitondo akabona Kerere amaze iminsi basengana yaramukunze yabuze ahantu amuhera akavuga akitwaze ubuhanuzi kandi nawe nta bushobozi afite ari na Kerere ubwe nta bushobozi afite akaba yajya kwitwaza iyo ngingo ngo tugomba kubana bukura bavuga we ikitorero rimara aba bantu mbe ubukwe ntabwo munaza mu rusengo ni mu nkorera ubukwe hari komisiyo ishinzwe kugenzura ibyamakwa baricera nabo bakabafasha bakabaza ati mufite iki murakundana n'iryo jambo rya mbere bari komi bakakwereka ko bakumbuye bakundana iriya komite ikabagira inama yo mu rwego rwabo iyo wumvise rero ntabwo dushobora kwemera ko abantu bajya kwishingira ngo tujye kubona tubona umuntu aratwite barabanye tutabizi dushobora kubafasha bagakora ubukwe nongere mbisubiremo ariko mu rwego rwabo igihenze rero twebwe nk'abapasitoro twigisha ni ukwigisha ko ubukwe ari ugusezerana imbere y'Imana bagasabirwa umugisha ubukwe ni ugusezerana imbere y'Imana abantu bagasabirwa umugisha ikindi urugo ntabwo rwubakwa n'ibintu urugo rwubakwa n'urukundo ibyo byo ndabizi okay ntacyo mbere ko dufata umwanzuro wenda kuri iyo ngingo nubwo bitari byoroshye tugiye muri ya segment ya crazy question Claire Bishop Apotre bamutegura iki uyu munsi ibibazo biracyakomeza ko nta kibazo Apotre wari wasenga mu rusengero Imana ikaguhishurira nk'umuntu mu rusengero wenda hari ikintu runaka agomba kwatura ukavu niba mbizi neza ubwo urasubiza neza urisobanura ukaba wavuga kanaka haguruka wature ibi nibi mu rusengero akabura umuntu n'umwe nyine uhaguruka ngo yature kuri icyo cyaha akabura ndabona umwuka w'uburozi n'urugero nk'umurozi akabura byitwara mute kandi wowe ubibona akanga guhaguruka urumva nk'umukozi w'Imana ntago wamusebya ngo ugende hari ababasebya inshuti yanjye byiyore
mbwira wenda simbizi ndamutse mpagaze imbere ngahanura Imana ikanyereka umuntu ko ari umurozi nta nubwo jewe namubwira ngo ahaguruke sibyo ahubwo je nk'umushumba natuma protocole nkababwira kuri ya muntu mukeneye hanyuma nkabimusobanurira mu ibanga akanyaturira mu ibanga kugira ngo ntamuteza abandi wenda tuvuze umurozi nyine reka mbisobanure icyo kirakomeye wenda harimo ndavuga nk'umuntu utabyara hari nk'ukuntu umusambanyi cyangwa se akabura hakanga kubura okay reka twe kuvuga urusengero rwose nko mu cyumba wenda nko kwa gatatu ubona ko abantu benshi bakunda kwa Imana yatuza abantu Imana ikakubwira ati hano ndabonamo umwuka w'abasambanyi umuntu wasambanye wenda uyu munsi none haguruka wihane atari mu bantu benshi uwo muntu akabura pe jewe ntabwo ibyo birambaho kuko iyo Imana imbwiye ko hari umuntu mba ndi kumureba ari ngombwa ko muhagurutsa namubwira ibimenyetso byose paka kiyagurutse yakwihagurutsa namubwira ibimenyetso byose namubwira ibimenyetso byose kuko iyo mpanuye mbwira umuntu ibimenyetso ariko ko njya mabwira ko nshaka kubahanurira ariko wahanuye oya none abantu batazagira ngo twiceka hanura mbatuze se twatuze no guhanura guhanura nyine no kubwira umuntu ikintu umuntu yakoze noneho ukamusobanurira naho yagikoreye ntago ari ubuhanuzi ko nukwako mutangiye se kutandukanya mutangiye gushyiraho uko impano zanjye zikora nk'ari mu mazi okay ngo zikoreshe bitwaye iki urumva manure nta kibazo hanura amavuta mani bitari byo kunyomoza nanjye mwene nde amavuta reka mbahanurire atari hano kwitangazamakuru kuko muri abakobwa oya bivuge iryohereye bivuge pastor kuko abantu bajya batubwira ngo twaratinye ibiki ngo mukora ibihe byaha bivuge nta byaha bivuge birenze twarakoze ngo tugize ubwoba none si ibyaha mwaba mwarabikoze muzi neza ko ngiye kuvuga ibyaha mwaba abantu baketse kari ibyaha kuki tutakureka ngo duhane none si ubuhanuzi bwawe mbutangaza ku mbuga zose kubera iki bitwaye none se kare wabivuze reka ibi ni ibije mu byo dushaka kuvuga sibyo reka tubafashe dufashe Banyarwanda natinye kuduhanurira mu bireba oya ntabwo ntinye kubahanurira sibyo ntabwo ari ngombwa ko ubuhanuzi bw'umuntu tubutangaza ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga twari turi mu kiganiro tuganire ntabwo ari ngombwa ko ubuhanuzi bw'abantu tubutangaza uyu munsi abantu bamamagara bose ngiye ntangaza ibyo nabahanuriye cyangwa iby'Imana inyereka byose nkabibwira iby'abantu none se kucyari watwihaye rero iterabwoba ryawe ntabwo ari iterabwoba icyo twavugaga ni kimwe si ngombwa ko ubuhanuzi bw'abantu ahubwo tubwire n'abatwumva kuko turabigisha b'abatwumva ko ubuhanuzi bw'abantu tubutangaza ku mbuga nkoranyambaga tugere na cya kintu tumaze kuvuga ngo Imana ni imishuri ibintu by'umuntu mu rusengero bite izo kese zatubayeho nigeze guhagurutsa umuntu ndamuhagurutsa ntihaguruka wihane mada ubusambanyi bwawe ako cyane wasaba hoya yarabukoraga arahaguruka ati koko Imana imbabariye gusambana no guca umugabo kandi uwo mudamu yari yazanye na muramukazi we gusenga muramukazi we ahita asohoka ahamagara umugabo wiwe musaza we ati umugore wawe yatuye ibi n'ibi ubuse wagira ngo ibi mbwiye ngo nguhanurire hari uwo wabwira ati ba byaba ari n'ibinyoma ubu naguhanurira ibiri byo naguhanurira ibinyoma ubuhanuzi wabwagiye bujaheza ko nabikuramo mbeshye wabikuramo uyu mbeshye ariko ari ukuri sawa okay nanjye reka ngubaze president yego ni ryari apotre yigeze kwicuza mu buzima bari wicuzaho ugakora ikintu ukicuza nyuma kwicuza nta munsi nticuza pani ibyaha ni icyo kintu wakoze nyine kigatuma wumva kuregreta apana gusaba imbabazi z'ibyaha hari ibintu nagiye nkora mu muhamagaro wanjye nkabishoramo imbaraga hanyuma nagera imbere ntibikunde nkicuza nkabona naratakaje imbaraga n'igihe
duhe nk'urugero rumwe nyine n'urugero tubyumve byo neza. sinabyumva icyo gisubizo surumva cyumvikana ngo nirya hari ikintu ugeze ukora nyuma ukicuza ukavuga ati nataye igihe cyangwa iki ibintu nk'ibyo nigeze gufata umuntu umwe w'inshuti yanjye ndamurera mu mwuka ndamukuza hanyuma maze kumukuza ankorera ibintu bibi cyane noneho ndeba imbaraga z'amafaranga imbaraga z'igihe imbaraga z'inyigisho namuhaye n'ibyo akoze numva ndicuje ndavuga ngo igihe namuhaye n'ibyo nakoze iyo nza gutegura undi muntu abangiriye umumaro ya abadukurikiye rero wenda ntago turasoza neza abadukurikiye twaganiraga niba koko bishoboka ko kuba nta n'igiceri cy'ijana ufite mushobora gukora ubukwe kandi bukagenda neza mugatunganirwa. Apotre mwumvisha ibyatubwiye ariko wenda mbere yuko dusoza Juliet watubwira nk'umwanzuro ndetse na Apotre ubundi tugasoza. Icyo navuga mbere na mbere twashimira Apotre ariko ku mwanzuro wanje ku bantu basenga ko urabona kino kiganiro twagishyizeho ko turaba Kristo rero tugomba natwe kugira nka contribution dutanga ku murimo w'Imana. Niba wizera Imana ukizera ko Imana ishobora kuvuga ishobora gukora birashoboka ariko ari Imana yavuze. Ku rundi ruhande abantu bigize abateka mutwe mu rusengero abantu bigize abahimbyi b'ibinyoma bakabeshera Imana ngo yavuze ikintu kandi itakivuze no kwitonda. Niba Imana yabwiye runaka banza ushishoze umenye koko ko ari Imana yabivuze. Ikindi dukura amaboko mu mifuka twe kuvuga ngo twicare tuvuge ngo Imana izadukorera ibi nibi. Imana iravuze ngo tera intambwe imwe nge nzatera 99 ariko nayo wayiteye iyo ntambwe. Twe kwicara twumve ngo ibintu byose Imana izadukorera harimo n'ubwo bukwe menya yuko hari icyo usabwa nayo nk'umuntu kwibana gwaye ubwenge kugira ngo bukoreshe hanyuma nayo izazi kongereraho. Je numva ari umwanzuro wanjye natanga kuri iyi ngingo. Apotre ni nk'umwanzuro waduha kuri iki kintu twaganiriye. Umwanzuro natanga ubaho isi igeze naho igihe kigeze nta nubwo umuntu akwiriye nta nubwo umuntu akwiriye kugenda mu kigare ngo Imana yavuze gusa agomba kuba afite ibintu yishingikirijeho. Abantu bose ntabwo bazasubizwa nkuko Joseph yashubijwe. Buri muntu wese afite inzira Imana izamunyuza. Nije mu kiganiro twakoze bwa mbere nababwiye ko ahisi igeze no mu bijyanye no gushyingirwa. Abantu abenshi batacyumvira n'umwuka cyangwa ngo Imana yavuze. Umuntu aribaza ati uyu mukobwa tugiye kubana cyangwa uyu mugabo tugiye kubona ni umusongarere ni umunenganenzi ni umuntu ushobora guhaguruka agakorera urugo agakorera umuryango ni umuntu uzi kugerageza. Hari igihe umuntu ashobora kuba nta kazi afite akenywe ariko ubona ko ari umuntu ugerageza bikanga. Yabuze capacity umutahe yabuze ubushobozi bwo gutangira arakorera duke ariko si umuntu wicaho gusa w'Imana yaravuze. Si umunebwe. Iki gihe nta urongora tayi umuntu arongora ibitekerezo biri mu mutwe. Hashakwa ibitekerezo biri mu mutwe. Jewe nshobora kukureba nkakubonamo ibitekerezo biri mu mutwe nkabanga uyu muntu ibyari byo byose naca kiri 50 azabikoresha bibyara amafaranga. Iyo birimo rwa rukundo n'ubushake bwo gukora Imana irabishyigikira. Icya kabiri navuga ntabwo umuntu wese ashobora kubaka ngo Imana yavuze. Banza umenye ngo uyu muntu umbwiye ko Imana yavuze ninde cyangwa uyu muntu umanuriye ninde n'umuhanuzi koko. Nemera ko hari abahanuzi bahanura Imana ivugana nabo abo nanjye ndimo ndi umuhanuzi. Muntu yabango ni umuhanuzi nuko hari ibyo yahanuye bikaba cyangwa afite amakuru n'amateka azwi. Ariko hari abandi bantu baca mu bakagenda bavuga ngo Imana yavuze Imana yavuze bakabuza abantu gukora cyangwa se bagahuza n'abantu muri izo mu buryo bw'ubuhanuzi bakubaka ngo Imana itavuze zikamara amezi 3 zikamara amezi 6 zigasenyuka kuko Imana yazivuze. Ikimenyetso ronsorezaho cyuko Imana yavuganye n'umuntu Imana yavuganye n'umuntu nta faranga afite igushyiramo urukundo rwo gukunda
uwo mukundana n'Imana irahaguruka ikabikora igakora n'ibitangaza ikoresheje abantu kandi ibintu bikagenda neza. Abo rero ntibafite umwuka w'ibihambaye mu bukwe bwabo, baba uko bizagenda kose tuzubahisha Imana, twubahisha umuryango, twubahisha itorero, twubahisha abo mu rungano rwacu, ubukwe bwacu buzagenda neza. Amen. Wahita utangana nimero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 0788 54 11 ufite ibibazo mu bijyanye no gushaka cyangwa ibibazo bitandukanye uraduhamagara tukaguha inama tukanagusengera ukamenya n'iki Imana ivuga, ejo utaziyobora bikakugiraho ingaruka. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka tubashimire rero abantu mwese mwadukurikiranye, ngira ngo avuga menshi akumva beneyo avuga menshi akumva beneyo ya ngira ngo twavuze byinshi rero kandi bitanga n'inyigisho. Dushimira Apotre kuba mwabanye natwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha naho ubutaha.